mwobo mu gitondo ndagenda njya gutira ipiki muhungu nari nzi ucukura imyobo muri karitsiye arantiza ndagenda ndacukura antiza n'igitiyo ndagenda ndacukura gize amahirwe nsanga uwo mugabo afite resitora aho ngaho acuruza n'akabari nkagenda nkirirwa nicaye inyuma hahandi ntari gukora saa sita zagera nkagenda nkarya nkamubwira ntandika mwikaye uzayakura kuyuzama nkarya nkanywa icupa nimugoroba najya gutaha uko nakoraga uko nshoboye kose nkahava saa moya kugira ngo mveyo ndiye naharyaga saa sita nkaharya na nijoro mu gitondo nabwo nkajya mu kazi mashije kunywa icupa icyumweru gishize nari ncukuye santimetero 80 mashije kurira ibihumbi 25 metero yari ibihumbi 2 ndavuga nuko byasa kose ahangaha bazamiza ishokoro nigira inama ngarurira se wewe wampaye njye naguhaye inote ya 5 niba no muri iyi modoka yanyu harimo kamera subira yurebe neza njye naguhaye amafaranga abantu bagahurura igihe bagihurura nkabandariza andarize nari ntashye y'amafaranga niyo maze igihe nkorera bambwiye ngo mama ararwaye ko Mana ya Aburahamu none reba ingegera y'umujura komva yarati ntayo ngo shoferi yajya kwatsa imodoka ahita ndyama imbere y'imodoka mungonge ko no kuntwarira amafaranga ubwabyo bingana no gupfa abakire baraho batiyo ari uwigeze gukora regeye nigeze kuhakura vene arambwira ngo nsanga Kimironko ndamubwira ngo nta tike mfite arayinyoherereza arambwira ngo ndashaka unkorera amashanyarazi icyo gihe nakoraga amashanyarazi arangije arahanyereka ahantu arangije muca amafaranga muciye ibihumbi 30 arabyanga ati ndaguha 20 Mana tugirire neza 20 ayaryamaho yanga kuyavaho arangije arambwira ngo uzaze gukoresha ibikoresho ngibi nabi gusa arangije ati kandi amafaranga ngaya genda uyajyanye yayampaye uwo munsi ntarakora genda ugize gute uyajyanye kugira ngo agumye yuzure wumve kugira ngo Imana iri seri yaro ampitike ngezeyo ijwi riraza rirambwira ngo usengera muri sansi none uyu mwaka ibiciro wabikubise hasi uyu mwaka wibereye muri make ubushize wari umuvuga Mana ndashaka umugabo wo muri sansiye mu izina rya Yesu kandi uyu mugabo ntaba afite diplome gusa aba afite n'akazi Mana uzabikore wiheshe icyubahiro nzi neza ko nagukoreye iryo sengesho wararisenze rigera imbere y'Imana none uyu mwaka make beki murasaba nabi hagarara ku cyifuzo cyawe gisashimwe
Mana ndashaka umugabo umeze gutya. Yes, ni gushaka. Akwa niko gaciro kawe. Uwo ni uhagaze. Uwo mugabo arahari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niba atari no mu Rwanda natega indege aze. Imana irabishoboye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi nimusenga mujye musengera muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Bibiliya y'ijambo ry'Imana ni itegeko nshinga ry'abarokore. Ukwiriye gusenga uvuga uti nshingiye. Haleluya. Hereza Imana y'amahoro icyubahiro. Nshingiye kuri Imana imwe yambukije Abayisiraheli, ugakamya inyanja itukura, ukayikamya, ugacamo amasimo kabiri, Abayisiraheli bakambuka, uracyari yama. Haleluya. Uracyari Yamana. Nshingiye ko ari wowe wabikoze. Niba ukiri Yamana n'uyu munsi ongera ugire gute wigaragaza. Ndabizi ko zitari impanuka, warabigambiriye, warabikoze, nakakanya ongera ubikore. Mana micyo gucuruza, Mana micyo gucuruza, ariko nyirizina genda ubanza planning icyo wumva wacuruza, ujye no gushaka ikibanza cyaho wakorera, unabaza uko babikora, kandi ikindi utangira ugendane n'abacuruzi. Yego, none we ntugana n'abacuruzi. Abamwirirwa mugendana n'abahanuzi, sibyo? Abandi n'abanyamagambo. Urumva? None ngo ushaka kugira gute? Kiretse n'ucuruza amagambo. Niba ushaka gucuruza, shaka abacuruzi mugendana, bazaguteramo ibitekerezo byo kugira gute gucuruza. Niba ushaka kwiba, shaka abajura. Yes, byanze bikunze ntuzamara icyumweru utari umujura w'umuhanga. Ntago nkubeshya, mbwira uwo mugendana, ndakubwira uwo uriwe. Ariko uwo mugendana nta kindi akubwira. Hari ahantu hari amavuta ku musozi wa Ndabirambiwe. Yewe, hari ahantu nabonye umusozi wa danje. Ngo niba ari bikoshore. Ngo bikiye. Ngo bikonka. Maze uburyo mufite impano zo gushaka amazina, ibyo nabyo byabatunga. Ibyo nabyo ubwabyo byagira gute? Aho bita ngo ni muri Bikonkobore, mu Rusesimanza, ngo hari naho bita muri Ndajuriye. Ngo hari naho bita ngo niba ari ngo ni mu Gashururu, ni mu Gakungugu, ni mu Gake, ngo ni mu Kavumbi. Akagenda akivumba gutura agasohokamo, asa n'akavumbura amashyiga. Uko umutima w'umuntu utekereza niko ari. Ntabwo uzigera urenga ubuzima bungana n'uko utekereza. Ntabwo Imana izigera ikora ikintu kiruta ibitekerezo byawe, ntibishoboka. Haleluya. Nutekereza ko uzatunga miliyoni, Imana izaguha miliyoni. Nutekereza ko wamanaginga miliyoni 10, Imana izaguha miliyoni 10. Nta muntu ujya urenga. Nta muntu ujya urenga. Ntabwo warenga uko ibitekerezo byawe bigira gute bingana. Reka nkubwire, none aha wicaye hari amafaranga baguha ugahita upfa. Hari amafaranga baguhereza ukayafata mu ntoki ugapfa utariyeho n'igiceri cy'5. Impyisi ngo yagiye mu ishyamba nijoro, irimo igenda ihura n'intama. Ihuye n'intama nijoro kubera inzara yari ifite, ngo irayireba, irayibaza ngo wa ntama uri wenyine? Intama irayisubiza iti ndi njyenyine. Ati nukuri kose uri wenyine? Intama iti ndi njyenyine. Impyisi iraseka ati uri wenyine?
Imana itugirire neza. Impyisi itangira guseka, iraseka kube kandi yari imaranye iminsi iki inzara. Noneho ishimishwa no kubona intama muri iryo joro kandi igize gute iri yonyine, ibitwenge birayifata, iraseka kugeza ipfuye. Amen. Bwa mbere njyewe Mana yampaye amafaranga, bansinye sheka y'ibihumbi 750, gisimenti cyose kirahagarara. Kuyabikuza byambereye intambara. Nukuri kwiyera n'ubwa mbere ayo mafaranga nari nyabonye. Mafaranga menshi nari narafashe mu ntoki byari ibihumbi 50. Bari bampereza 750. C'était 150,000 my friend. Ayo mafaranga tumuwa uvuga n'igifaransa. Ariko komwebwe nagiye muri beka barayambikurira bayampa muri envelope yanditseho beka. Nsohotse munuza muri beka ara ku gisimenti hariya, nsohotse hagaze gutya mbona gisimenti cyose ninjye kiri kureba, kandi nkabona sinjye bareba, baritegereza ya envelope. Nyivana mu ntoki nyishyira mu kwa. Urumva? Yishize mu kwa. Nabwo kandi nkabona baragira gute? Barandeba, bari bampagaritse motari. Buretse hagarara. Moto ndayurira. Mbwana ngeze hano Kimironko. Nagira ngo nyavane Kimironko kuri iki simenti nyajyane kuri sako Kimironko. Tagenda nyicara kuri moto. Cyo kubona mbona motari nawe ari kundebera muri rotorovizeri. Abari kandi nkabona hahanze ijisho ni kuri envelope. Ako mwabyihoreye mw'abantu. Ntabwo Imana izigera ikora ibintu birenze ibitekerezo bya. Sashimwe cyane. Amen. Ayo mafaranga nayashizeho kuri konte, naho nyashyiraho kuri sako ndayabitsa. Maje kuyabitsa nayashizeho ari nka 5:00. 10:00 zigeze nsubirayo. Roma. Hari ibintu utakwizera, nasubiyeho kugira ngo ndebe niba bayanditse neza. Tegenda mbazo wari uri kuri reception ndebera kuri iyi konte hariho amafaranga ngahe. Hari igihe bibeshya mu mazero. Imana ibagirira neza. Amen. Ntabwo Imana izigera ikora ibintu birenze ibitekerezo byawe. Nutekereza ibintu binini uzatunga ibintu binini. Nutekereza ibintu bigari uzatunga ibintu bigari. Haleluya. Saba Imana ibintu binini, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Wowe urasaba Imana ibintu bitoya, niyo mpamvu ubona ibintu bitoya. Baho mu buzima bwo kutarema ibintu binini. Umva uko ijambo rivuga. Yesu yavuze amagambo akomeye mbere yuko agenda. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abemera muzababatize mu izina rya Yesu Kristo. Kabiri aravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo gutegeka inzoka n'urupiyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mbahaye iki? Ubutware. Ubutware buri he? Muri twebwe. Dufite ubutware bwo gutegeka amafaranga akatwumvira. Dufite ubutware bwo gutegeka umugisha ukaza mu izina rya Yesu. Umva ubutware buri mu kanwa k'abahanuzi b'Imana. Umva ubutware buri mu kanwa k'abahanuzi b'Imana. Hari n'ibintu abantu bajya bivugisha abatambye kugira ngo babatureho umugisha w'Imana. Umva ukuntu umva mu byahishuwe ngira ngo mu byahishuwe haranditse ngo bafite ubutware bwo gutegeka. Isashimwe cyane. Ngo bwo gukinga ijuru kugira ngo imvura itagira gute itagwa. Dufite ubutware bwo gutegeka amazi agahinduka amaraso mu minsi yo guhanura kwa. Ubwo butware bugize gute buhari. None wowe uricara uvuga
Mana nta kigenda, ndapfuye, ndabura izuba rimwe, nta kindi uvuga. Mana baranyanga, 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 Mana baranyanga. Nta mwanzi ufite uretse ibitekerezo byawe. Amen. Nta mwanzi ugize gute ufite uretse ibitekerezo byawe. Nubasha kugira ibitekerezo byawe, uzagera ku butsinzi, uzagera ku nzozi zawe, uzagera ku mugisha wawe. Amen. Jya hariya uvuga umugabo wumva ushaka, ubundi ukeneye uwe. Sashimwe cyane. Numara kumushyira hari, uhagarare ku ntego yawe, uvuge ngo ntamubonye sinzashaka. Enterempo. Ariko ikibazo cyawe uhora winyuraguramo mu masengesho usenga. Mwaka ushize wari uri musengero muri sansi. None uyu mwaka ibiciro wabikubise hasi. Uyu mwaka wibereye muri make make. Ubushize wari umuvuga Mana ndashaka umugabo wo muri sansiye mu izina rya Yesu, kandi uyu mugabo ntaba afite diplome gusa, aba afite n'akazi. Mana uzabikore, wiheshe icyubahiro, nzi neza ko nagukoreye. Iryo sengesho wararisenze rigera imbere y'Imana. None uyu mwaka make make. Biki murasaba nawe, hagarara ku cyifuzo cyawe. Gisashimwe. Mana ndashaka umugabo umeze gutya. Yes, ni gushaka. Akwa niko gaciro kawe. Uwo ni uhagaze. Uwo mugabo arahari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niba atari no mu Rwanda natega indege ze. Imana irabishoboye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi nimusenga mujya musengera muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ni itegeko nshinga ry'abarokore. Ukwiriye gusenga uvuga uti nshingiye. Haleluya. Hereza Imana y'amahoro icyubahiro. Nshingiye kuri Imana imwe yambukije Abayisiraheli, ugakamya inyanja itukura, ukayikamya, ugacamo amasimo kabiri, Abayisiraheli bakambuka, uracyari yama. Haleluya. Uracyari Mana, nshingiye ko ari wowe wabikoze. Niba ukiri Mana n'uyu munsi ongera ugire gute wigaragaza. Ndabizi ko zitari impanuka, warabigambiriye, warabikoze. Naka kanya ongera ubikore. Amen. Pastor arabizi. Imana impenzi bumbogo hariya hejuru, hariya mu ngara aho bita ku munini. Imana impaye inzu. Urabyibuka mvuga mu rusengero ngo Imana yampaye inzu ariko nzayishima yanzanye i Kigali. Iki? Uyenje ntunyobye. Isashimwe cyane. Nabonye Imana inkura ku ipantaro y'abagore, nabonye Imana incirira neza, inkura mu kugura inkweto za 450. Nyumvira shira wana ngo nabaga nahimbye gute, nabaga uburyo natambukaga ku ipantaro yanjye y'abagore. Nero kosti igera ahangaha. Noneho kugira ngo rero batabibona yuko ari nuza, hayindura ingendo. Yes, hari uburyo umuntu ahindura ingendo umutima utabikunze. Narakanuraga iyo ninjiraga mu rugo rw'umuntu, abantu bose bahishaga ibyabo. Kubera iki? Amaso yari yaramvuye mureba bavuga ati byanze bikunze kabisa. Uriya afite diplome y'ubujura.
inzara ijyana gucukura hano Kibagabaga. Hari umugabo itagatera atuye hano Nyagatovu, na bugingo n'ubu kuri telefone yanjye ya nyobo. Kandi nkubwije ukuri, umwobo wari wo wose niyo yaba meta sinajyamo. Ariko nari maze gatatu ntarya ngeze, ntabwo waba ukennye ngo uzinjire mu bwami. Nari maze gatatu ntarya ngeze hari Ikibagabaga amahurira n'umugabo arambwira ngo ntiwandangira umuntu ucukura imyobo. Ndamubwira ntiwagira ngo ni marayika Gaburiyeli ukunyoboyeho. Njyewe imyobo narayicukuye hano mu mujyi wa Kigali, ibyobo by'amazi ndabicukura, imisarane ndayicukura, ibyobo bifata amazi hariya ku kibuga cy'indege, buriya ninjye wayicukuye. Kumenya ko haga kinyoma cyawe ukanakidefanda we. Usaka iki? Usaka si imbaraga zo guseka wabaga uzifite? Are arangije arambwira ati ndumva ubasha, ngwino nkwereke aho uzacukura. Ariko ibyo muvuga ni ibiki? Mbanda kugendeye arahanyereka, ngize amahirwe nsanga agapiki mu mbuga. Arambwira ngo ngaho genda uzaze ejo gutangira. Ndamubwira nturinda umbwira nzaze ejo se, iriya si ipiki naho ncukura harahari. Ubwo ndagira ngo ampa amafaranga njye kurya kuko nicyo nari nkeneye. Mbanda atangiye nahereye saa 8 ngeza ni mugoroba ncukuye santimetero 20. Ndamubwira nti mumpa amazi nsukemo, harakomeye, ubundi umpa amafaranga njye kunaguza ipiki. Icyamako yes, mafaranga arayankubise amha 3. Oya wa Kigali naribye. Niba hari umuntu wibye naribye, ariko niba muri uyu mujyi wa Kigali nta muntu numwe dufitanye ikibazo. Ngikoraga narabaga ko ntiwigeraga umenya ko nakwibye. Icyo nakoraga naguhaga ibisa n'ibyo wantumye, nkirinda kuguha ibyo wantumye, ariko nkaguha ibisa n'ibyo wantumye. Kandi buri kosa rya byose nararidefandaga. Ndisariye cyane. Urutse hano Kimironko ndi muri twa tumodoka twatwegerane, nubwo tutakibaho twubahwe. Turiya tumodoka twantunze iminsi. Iyo nabonaga inzara igiye kunyica nahitaga njya hano Kimironko nkicara mu kamodoka katwegerane, nkicara ku ntebe y'inyuma. Bakomva bagashyiramo intebe y'inyuma bakayishyiraho 5. Tukagenda twagera ku Kinamba batishyura. Ubusura abona nayakuramo gute? Abe n'urupfumuye. Tukagenda twagera muri Nyabugogo harindira abantu bose bagashiramo. Bamara gushiramo nkasohoka nyuma nagera ku muryango ati nyishyura. Ugana ariko wagiye unywa itabi rikeye. Iyo note ya 5 ufashe mu ntoki ni so wayiguhaye. Ngarurira. Se wewe wampaye njyewe naguhaye inote ya 5. Niba no muri iyi modoka yanyu harimo kamera subira yurebe neza. Nje naguhaye amafaranga. Abantu bagahurura. Igihe bagihurura nkabandariza. Andarize. Nari ntashye. Y'amafaranga niyo maze igihe nkorera.
bambwiye ngo mama ararwaye. Ko Mana ya Aburahamu. None reba ingegera y'umushura. Komva yarati ntayo go. Shoferi yajya kwatsa imodoka ahita njyama imbere y'imodoka. Mungonge ko no kuntwarira amafaranga ubwabyo bingana no gupfa. Banyeza abakire bari aho bati yo ari uwigeze gukora regeye nigeze kuhakura vene. Ati yo Mana urababaje disi, agakora mu mufuka bakama. Amen. Mfite ibimenyetso bigaragaza ko Imana ishobora byose. Mugabo aho ngaho ndamucukurira umwobo, mu gitondo ndagenda njya gutira ipiki. Muhungu nari nzi ucukura imyobo muri karitsiye arantiza, ndagenda ndacukura, antiza n'igitiyo, ndagenda ndacukura. Gize amahirwe nsanga uwo mugabo afite resitora aho ngaho acuruza n'akabari. Nkagenda nkirirwa nicaye inyuma hahandi ntari gukora. Saa zagera nkagenda nkarya nkamubwira ntandika mu ikayi uzayakura kuyuzama. Nkarya nkanywa icupa. Nimugoroba najya gutaha ko nakora uko nshoboye kose nkahava saa moya kugira ngo mveyo ndiye. Naharyaga saa sita nkaharya na nijoro. Mu gitondo nabwo nkajya mu kazi mashije kunywa icupa. Icyumweru gishize nari ncukuye santimetero 80. Mashije kurira ibihumbi 25. Metero yari ibihumbi 2. Ndavuga nuko byasa kose ahangaha bazamiza ishokoro. Nigira inama. Nari narumvishe bavuga ko mu mwobo habamo gaze. Kuko hari ahantu nari nakoze ubuyede, gaze ifata umuntu wacukuraga imyobo aho ngaho, mbona bamumennyeho amazi. Nanjye ntirongeye kuvuga ko naho sinkamenye ko muri santimetero 80 nta gaze ibamo. Mba nkuruye ikijerekani cyara, mba nimennyeho amazi, ndimenaho nzamuka niruka. Nipiki ku rutugu n'igitiyo ndazamutse. Ni boss uracyara ugatekera hafa, gasi iri harahepfo izaba turikana. Singiye gupfa nyiri muto azibigenza ntireka mujye kwireba, ngewe ndagiye hagenda njye. Ngiye kuri iyo Mana yankuye muri ubwo buzima. Uwo mugabo narakijijwe, twongeye guhura, arandeba mfite Bibiliya y'icyo gihe, arambwira ati noneho mbwiza ukuri uvuye gutubura he? Ndamubwira nti nukuri kw'Imana ntabwo mvuye gutubura, nge narakijijwe. Arandeba ati wowe warakijijwe? Nukuri kw'Imana narakijijwe. Arambwira ati ndaribye ndi igisambo ndiyize, atari ko niba hari igisambo kiyoboye ibindi. Mbwira warakijijwe? Ati nukuri kw'Imana narakijijwe. Arangije ati hoya ibyo bintu ntibishoboka. Niba Imana yaraguhaye agakiza, Imana yaba ari igikenya. Ntihoya wintukira Imana. Ati mbwira ahantu usengera. Ku cyumweru ndamubwira ntuzaze tujyane. Araza tujyana hano Nyabisindu
kwa Elisa turasenga. Ije arambwira ati niba warakijijwe nanjye ndakizwa. Nanjye ndakizwa. Uwo munsi yarakijijwe areka gucuruza inzoga na bugingo n'ubu aracyasenga. Amen. Shingiye rero ku Imana yakoze ibyo. Njyewe Imana yankuye ahantu naho uyu munsi wanshyira ahantu kankaranga mba nzi ko ndi buve muri ayo mavuta kuko hari ahantu Imana yankuye. Nje ntabwo ndeba ibibazo mpagasemo uyu munsi, ndeba ku by'Imana yankuye kuko iby'Imana yankoreye nibyo biremereye. Nta kintu wankangisha uyu munsi. Ubuse wankangisha iki? Wambwira iki? Ese ashimwe ko Imana yankaranze noneho mariye gukizwa rero. Noneho irankaranga bwa busivire na ya maco y'inda yose birashira. Ese ashimwe cyane. Bigira gute? Yankize ku ipani irankaranga kandi ntabwo nzi imbaraga zo kubigumaho maho zaturutse, ariko inshyira ku ipani igira gute? Abantu kwaza hari nabo twahuraga narakubiswe bati se ni wowe? Sashimwe cyane. Ni wowe? Haleluya. Ariko hahirwa umuntu ufite Imana yande ya Abrahamu. Sashimwe nusenga jya wibutsa Imana ibyo yakoze. Satani nagutera ubwoba umwibutsa imirimo y'Imana. Sashimwe cyane. Kubwira kutazatabarwa umubwira ibyo Imana yakoze, umubwira aho Imana yakuvanye, umubwira Imana yakugaburiye, umubwira Imana yakwambitse, umubwira Imana ayiwe joni mashando wiribirifa. Mubwira Imana we ufite impamvu zibifatika. Imana igikenyuruza bari bakenyeye kugira ngo igire gute? Tababwiye ukuntu nari ntuyararwa Butare baza kuhareba bakavuga ngo nta mazi ahari nta na yahigeze. Kubera ko mpatuye icyo gihe Imana yari yambwiye ati nge ntabwo nzigera nguhombye. Reka nzakugirira neza. Sashimwe cyane. None uyu munsi bari kuhapima igitondo n'ikigoroba ngo baribeshye ngo ni mu mazi. Hereza Imana y'amahoro icyubahiro. Sashimwe cyane. Sashimwe cyane. Uyu munsi aho nari ntuye ni kuruhu gutya hangaha. Sashimwe cyane. Wahaguze ejo bundi amanuka aza kugira gutya aza yivugisha ngo ahagura ngo azapavoma ruhurura ngo ashyireho beto ngo afite amafaranga. Gutya amanuka aza aho baramubwira bati n'undi munsi ati ibyo bintu byitondera ahubwo n'inzu urebe turaza kugabanyaho. Amen. Asifiwe. Ndangije aza kubimbwira ndamureba ndamubwira nti ntacyo. Ese ashimwe cyane. Ese ashimwe cyane. Ni ntacyo kubera yuko uje kubimbwira nti reka nze dusenge tugire icyo dukora ndebe ukuntu biri buze kugenda. Ese ashimwe cyane. Ariko ntidusenga bizakunda. Amen. Amen. Haleluya. Yesu yamamare. Hompuka ba 8 banyima basi naho n'insini imwe barahanyima. Muri iki Kigali nari inzererezi ntagira ahantu na hamwe nataha. Isashimwe cyane. Ariko uyu munsi abantu barareba bakavuga bati uri umuntu. Uyu munsi nuko Imana yadutabaye. Dukomera Imana amashyi. Zamura kwizera kwa uzagera kure mu izina rya Yesu. Umuntu wese umuntu nanga muri ubu buzima ni umuntu umbwira ko ntaho nzagera. Niba ushaka ko nkuboroka kuri telefone isashimwe nindamuka nguhamagaye nkakubwira ngo mfasha kino kintu ntuzambwire ngo byihorere. Yego niba udashoboye kukimfasha ukambwira ngo byihorere nzakuboroka. Ikiza mbwira yego nta kintu ushoboye ariko mbwira ngo courage.
Haleluya. Ndakubwira ngo dukeneye kugura piano mu rusengero, ngo ariko se ubundi ngo ibyo bintu bya piano ngo mwabyihoreye ngo tukajya tuvuza ingoma toka abazimu. Abazimu bashe. Haleluya. Oya ntunyobye. Umuntu nanga ni umuntu umbwira ngo ntibishoboka. Nanga umuntu umbwira ko ntaho nzagera. Nanga umuntu umbwira ko ntazakomera. Sashimwe cyane. Nkunda umuntu umbwira ngo courage. Nkunda umuntu umbwira ngo bizemera. Nkunda umuntu umbwira ngo bizacamo. Sashimwe cyane. Naho ndimo naho nunabona ndimo ndasamba ndimo napfa basi wivuga ko ngiye gupfa. Vuga ngo uza. Ninshake nze gupfa ariko vuga ngo nzabaho. Haleluya. Uranyica gute nkivuga? Amen. Amen. Niba hari nimero ukwiriye gusiba muri telefone n'umuntu uhora guca intege, uwo muntu ni umurozi. Ngo ahantu uzigeraza, ngo ariko si ibyo bintu ubona uzabishobora, ngo ibyo bintu ubona uzabivamo, uwo muntu ni mubi. Haleluya. Zamura icyubahiro cy'Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Tekereza ibintu binini. Yesu ashimwe. Tekereza ibintu. Tangira urambagize ubutaka bunini mu izina rya Yesu. Sashimwe. Perutse kuva hano i Kigali nje Bugesera kurambagiza ibibanza bari kuvuga biri hafi y'ikibuga cy'indege. Reka ngende nje kureba ndebe mo niba hari ikisobanutse kirimo. Sashimwe. Uraseka. Reka mfite ubushobozi bwo kukigura mu bitekerezo ntihagire n'uzakigura. Kikantegereza. Ubwo bushobozi nabwo buri muri twebwe. Kukizenguruka ntiwakibanza we. Uzajya usa kukureba wese ajya abona ucuramye. Ntawe uzakugura. Ni njyewe. Abarozi se barogesha ikerega hica umutongero. Asifiwe. Hica ikirata. None se gutumbwira ngo ntibyakora nizeye. Mwebwe ibintu musaba ntabwo mubizuzi. Njya kubona iriya modoka mfite hariya, nicujije sengesho nigeze nsenga umunsi umwe. Nasenze amasengesho abiri atandukanye. Bwa mbere nigeze nsenga ndavuga nti Imana, kubona perime biragoye, nujya kumpa imodoka uzabanza umpa imodoka ikuzeho mbanze nige, nimara kwiga sibyo kugira ngo ntazagura inshyashya bakayigonga nkagira gute nkababara. Ayo ni amagambo nakuye hehe mu kanwa kanjye. Bukeye ndongera ndivuguruza ndasenga ndavuga nti Imana, nshaka imodoka ya vewiti njya no kuyirambagiza amajerwa. Buno nagiyeyo majerwa, nagiyeyo kubaza uko imodoka zimeze n'amakuru yazo. Noneho rero ndimo ndajya gusenga 12 hinjiramo mbona ya modoka nshaka imwe nabwiye Imana. Imana irambwira ngo nzayiguha, Imana itugirire neza. Bukeye rero nza kubona iriya modoka yo nayibonye mu bitekerezo, kuko mu bitangaza nabyutse mu gitondo nigendera nk'uko bisanzwe, ngaruka mfite imodoka ngo cyabyihorere. Noneho ndimo nsenga Imana yugantese Imana, iyi niyo modoka umpaye. Ninjoro ndyamye Imana ingarurira iyerekwa, ndimo nsenga nsaba imodoka ikuze. Ngira gute? Avuga ntubu ndahiye nyine. Nigeze reka mbabwire mwebwe uko utekereza ni kuri. Baransohoye mu nzu ncumbitse Kabuga, nsenga isengesho nanone ry'amafuti, mbwira Imana nti Imana umva kuri Imana. Nta gice cy'atanu nari mfite, uyu munsi umpaye 20,000 nahita nzamuka nkajya hano mu isoko mu Gahoromane, hazenguruka isoko ryose mvuga ubutumwa mu muhanda. Nabivuze mu gitondo saa 3. Imana itugirire neza.
arambwira ngo nsanga Kimironko, ndamubwira ngo nta tike mfite, arayinyoherereza. Arambwira ngo ndashaka unkorera amashanyarazi, icyo gihe nakoraga amashanyarazi. Arangije arahanyereka ahantu, arangije muca amafaranga, muciye 30,000 arabyanga ati ndaguha 20. Imana itugirire neza. 20 ayaryamaho yanga kuyavaho. Arangije arambwira ngo uzaze gukoresha ibikoresho ngibi nabi gusa. Arangije ati kandi amafaranga ngaya genda uyajyanye. Yayampaye uwo munsi ntarakora. Genda ugize gute uyajyanye kugira ngo agumye yuzure, wumve kugira ngo Imana iri seri yaro ampitike. Ngezeyo ijwi riraza rirambwira ngo none kutajya mu muhanda. Ndayibwira nti Imana n'ubundi warubizi ko ntajyayo. Umbabarira ahangaha ngize gute? Mwivuga butumwa riba hiryo ntashobora n'iryo mu muhanda. Abantu babishobora bubahwe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Reka twisengera Imana. Ariko ni ngiri ubugari bw'Imana, umva ubugari bw'iki bw'Imana. Nje nabonye imirimo y'Imana my friend. Sashimwe cyane. Aho ejo bundi naguze Imana yampaye ejo bundi ahangaha ku muhanda ahangaha. Sashimwe cyane. Umuntu waje kuguraho ntuye, buretse umve akababwira ibintu by'Imana. Waje kuguraho nari ntuye kuri ruhurura, babanje kuhamwereka. Oya ntabwo yahanze. Babuze imfunguzo zihakingura. Barazihiga zirabura. Umuntu uzifite arabura. Arazishaka arazibura. Buracyaragaruka arazibura. Baba muzanya mu rugo. Ahageze ugira ngo ahamereye imizi. Arambwira ati ndaguhaya, ntiwaya ntabwo nyemera. Hani nge mba ndiseriye mba nihaga. Madamata amafaranga wayatoye kubona ari we muntu menshi, ntiho yashawe inyobyo. Arongeraho ndabizi. Cyane ngo amen. Aragira gute? Arongeraho aragenda. Hashira iminsi 2 ati ntiwanze amafaranga kandi nureba kiruhure yigiza ntariko se bite byawe. Bashimwe cyane. Nje nizera yuko niyo nabantuye mu mudugudu hakaza umuvumeze gute izabandi zagenda iyanjye gasigara. Uko niko kwizera kwanjye. Sashimwe cyane. Sashimwe cyane. Nizera ko niyo naba nicaye muri bisi hizera kwizera kwanjye. Nicaye muri umunyamugisha, hari icyo Imana yamvuzemo, hari ikibitsanyo cy'Imana kiri muri njyewe. Iyo bisi izabandi zakora impanuka naho shoferi yavamo, Imana yandinda yo kabyara. Hatari inzira nizera ko Imana ihaca inzira. Amen. Ubugiye kuvuga ngo ndakabije. Kuvuga nkabije ndamaze. Nawe jya gukabya mu byawe. Sashimwe cyane. Ninkubwira imirimo y'Imana narayibonye. Ninkubwira Imana yambika yaranyambitse. Ninkubwira Imana igabura yarangaburiye. Nukuri kw'Imana. Ndashima Imana ko nsigaye nimbasha kwigurira inyama nkazirya. Inyama zo mu nda naraziriye ziranyirukanisha. Ariko mu ndashima Imana. Ndashima Imana kwigabura. Ndashima Imana ko yambika. Ndashima Imana kwigirira abantu bayo neza. Ninkubwira yuko yangaburiye yarangaburiye. Ninkubwira ko yanyambitse yaranyambitse. Ninkubwira ko yampinduriye amateka yarayahinduye. Ninkubwira ko yanyubakiye yaranyubakiye. Ninkubwira imirimo yayo. Sashimwe cyane. Ntabwo ari uko ntajya ngira ibibazo. Ariko kugira ibibazo ntabwo ari ukwirerwa ubiririmba. Mfite ibibazo. Mfite ibibazo. Uza muri korari bakubwira ngo ririmba. Cyanga dirisha yaza kugukora ngo agara nawe mvaho cyo shingukaho shaho nikuzanye. Haleluya. Ibibazo ntabwo ari ngombwa kwirirwa ugira gute ubiririmba. Sashima. Bwira ibibazo ko ufite Yesu. Umugabo aragenda hashize icyumweru ngiye kubona mbona aragarutse ati kuri ya mafaranga basireka nongereho. Arongera yongeraho. Nari mbizi ko ari bwongereho. Ntabwo yari yabimbwiye ariko nari mbizi ko ari bwongereho. Amen. Nje nizerera mu bintu by'Imana. Icy'Imana icyawe ntaho kijya. Mbwira umuntu mwegera ngo icyawe ntaho kijya. Cyawe nta hantu kigira gute. Umugisha wawe ntuzayoba. Sashimwe. Umugambi w'Imana
w'Imana ntuyoba. Rero yambwirira umuntu umwegeranye umugambi w'Imana, umumbwirira ariko umugambi w'iki? Haleluya. Umugambi w'Imana ntuyoba, amafaranga yayoba, ubutunzi bwayoba, abantu bakoherereza amafaranga akayoba, ariko zoni mashando wirimirifa, umugambi w'Imana ntuzayoba. Umugambi w'Imana ntuzakurwaho n'amagambo abantu bakuvuga. Umugambi w'Imana ntuzakurwaho nuko abantu bagusebya. Umugambi w'Imana ntuzakurwaho nuko abantu bakwanga. Bari kukuvuga, bareke bakuvuge. Genda ushaka abo bantu bari kukuvuga, ubabwire bashaka abandi abantu nka batatu bazi kuvuga nkabo, bagire gute bakuvuge. Sashimwe, bareke bakuvuge. Njya ahubwo iyo maze icyumweru numva batari kumvuga ndababara. Wari wajya gutanga itangazo kuri radio, uzitangaza uburyo rihenda. Amen. Ubu ntureye impamvu wicaye nuko bamvuze. Sashimwe, maze abashuti mwihangana nimugera iwanyu muvuge Pastor Emma, mumuvuge. Mwamvuga neza, mwamvuga nabi, icyo nzi cyuko mwamvuga kose bizana umugisha kuri nge. Iteka iyo umuntu niyo waba umuvuga nabi, hari igihe umuntu bimutera amatsiko yo kuza kureba uwo muntu. Wabyumvishije? Bikamutera amatsiko yo ubu hari abaje gusenga mwaje kureba. Ahize uko mwicaye hano mwese se mugiye. Imana ibaha umugisha, dukomere Yesu amashyi. Ariko ndavuga basi. Amen. Amen. Je niyemeje kuvuga. Sashimwe. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Komera Yesu amashyi menshi. Ariko se basi imbaraga z'Imana urazumvishije? Yego. Oya urazumvishije? Wazumvishije. Oya urazumvishije? Yego. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Basi wumvishije imbaraga z'Imana? Yego. Je nabonye gukomera kw'Imana. Je nabonye imirimo y'Imana. Nabonye imirimo y'Imana. Gisashimwe. Amen. Nabonye imirimo y'iki? Y'Imana. Y'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mperutse ejo bundi kureba Imana, avuga nti Imana reka ndebe ko ugikorera muri njyewe, ukaba ukinyumva, ukaba ugikora bya bitangaza. Mfata abafundi nka babiri n'abayede nka babiri n'abantu bikorera imicanga, cya kuri kenkayori ndababwira byose nabikoraga kuri telefone. Mbyutse mu gitondo mbona nta mafaranga mfite kandi nshaka kubaka. Ndangije, Mana amahoro itugirire neza. Amen. Byose mbibaze nsanga uwo munsi biri buhwane n'ibihumbi 80. Ndebye mbona nta hantu ndi buze kuyakura, njya mu buriri ndaryama ndasinzira. Tuvuge ngo amen. Ndaryama ngira gute? Ndasinzira. Ndangije nsenga isengesho rimwe, ngira Imana ndayibwira ni nkora muri company yawe, niba n'igihe cyo kumpemba kitari cyagera ubu mpaye avance ku mushahara, kuko na hano mu isi bajya babikora. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Ndayibwira nuko nkora muri company yawe. Wenda birashoboka ko ntagukorera neza nkuko bikwiriye, ariko andi makuru mfite nuko ntari umukozi, ahubwo ndi umwana mu rugo kwa data. Imana itugirire neza. Ntimaze nubona iby'ubukozi bitabonetse, unkundire wende kuby'umubyeyi agomba umwana, maze unkundire umpe ku mugabane wanjye, maze bariya bafundi bishyurwe, ntutume tuza gukorwa n'isoni. Tuvuge ngo amen. Ndaryama ndasinzira, n'iryo sengesho nasenze. Bigeze nka 9:00 Imana ikora igitangaza ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane.
umuntu haciye imyaka 2 atamvugisha, isashimwe, na nimero yanjye yari yarayiborotse. Arangije ngiye kubona mbona arampamagaye, rangije ndamureba, nshaka kumwihorera ariko waciye akanya ndamwitaba. Arangije arambwira ngo bya bindi wampanuriye naragusuzuguye, ariko ngusuzuguriye byose byarasohoye kuri njyewe, ubu nari maze imyaka 2 mfunze. None ndakwinginze nkiva muri gereza, nsanze narakoze amakosa ku muhanuzi w'Imana, ariko sinakwinginga ngo nsengere gutyo gusa, nagira ngo mbanze nohereze ituro. Nicyo wari ukwiye kubanza. Imana itugirire neza. Abaragize gutya kanda akanyenyeri, ako ka mwanya wadira imiti bingezeho, ndebye nsanga yohereje amadolari 100. Sashimwe cyane. Ndangije ndavuga nti Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikura umuntu muri gereza kugira ngo aze yishyurira undi. Tuvuge cyane ngo amen. Umuntu azagire gute? Yishyurira undi. Sashimwe cyane. Inzira imwe nisibama, Imana izafukura indi. Bimbwirira uwo muntu mwegeranye. Munyeganyeza umubwira uti kwizera. Munyeganyeza uti izere. Izere. Ndumva nabateramo icyitwa kwizera. Kugira guterata. Imana izakugeza kure. Uzaba umutsinzi, uri umunyamugisha, uri umunyembaraga, uzaba umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu. Business yawe n'ibitari no kugenda, kora ikintu cyitwa kuyihanurira. Reka kubyuka uganye imbere y'imineke. Mana, iyi mineke itagenda. Byuka mu gitondo uyihanurire. Hanura. Gihanurire mu izina rya Yesu. Vuga ngo mu izina rya Yesu, iyi seta yanjye ndayisengeye. Mu izina rya Yesu ndayaturaho feva, ndayaturaho umugisha, ndayaturaho ubutsinzi. Mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, sinkwiye kuburira umugisha aho abandi bawubonera. Ndakwibutsa ko uhombera abandi bahungukira. We nta makuru ufite. Uzimpanurira umuceri w'umutanzaniya. N'umuntu wari wawumpaye yaguze umufuka w'umuceri, noneho adahaho nk'ibiro 5 araduha. Rangije ndawurya numva umuceri ni karite. Urumva nyine ni bya bintu natangiye nkubwira ngo n'abaturanyi barabibi. Bakubaza ko ubuzima bwahindutse, bacyumva umutanzaniya barabimenya. Ubwo rero ndangije, wa muceri nkusanga uteretse muri envelope. Ndangije ndawureba, ndawubwira nti ndabizi ko ufite amatwi, urumva wa muceri uje ahangaha hari abantu bakumpaye kuko bangiriye impuhwe, ariko ndaguhanurira mu izina rya Yesu mpagaze mu kwizera. Ndi umutsinzi, ndi umunyamugisha, ndi umuhanuzi w'Imana. Ndahanuye ntegeka mu izina rya Yesu ntukongere kuva. Kandi uyu munsi uteretse muri envelope, ndagutegetse ubutaha ntukava ahangaha kandi mu mufuka waziyemo. Ndi kuwurya nabwo ndawuhanurira, ndawubwira ntukuri kuri iyi sahani umeze gutyo, ntukongere kubura kuri iyi sahane mu izina rya Yesu. Uhereye none sinkongere kubura umuceri w'umutanzaniya, ikindi kitari umuceri w'umutanzaniya ntikikagere hano. Inye winyobya. Asifiwe. Kuva uwo munsi uranyumvira, ntabwo wigeze wongera kuhabura. Kimwe cyica abazimu. Bwire ko cyica iki? Abazimu. Barapfa bagahwera. Yesu cyane. Kimwe cyica iki? Amen. Ntabwo ndi umugabo aha
nkunda guhaha, Yesu ashimwe, ariko hari ikintu bantuma guhaha singeyo. Yesu ashimwe. Ubwo niba madamu yaba arwaye cyangwa nta mukozi hari, ubwo twaburara. Uzi impamvu? Niba ari nta mafaranga ahari bigasaba yuko ari ukugura inyanya z'100, ntabwo nazigura. Ntacyo na desu ntabwo byava. Muzi impamvu? Sashimwe cyane.